kuba imbata y'ubusambanyi n'ibiyobyabwenge, kunanirana kw'abana, kwiheba no kwiyanga, ukuri kuri kamere ndetse n'imico karemano y'abantu. Ubu se hakorwa iki kugira ngo abantu babashe kubana neza? Ikindi se abantu bafite ubushobozi bwo gukora ibikoresho byuzuyemo ubuhanga buhanitse nk'indege, ibyogajuru, mudasobwa n'ibindi nk'ibyo, ubu bananiwe gutekereza icyakorwa kugira ngo ku isi haboneke amahoro. Ngaho kuba nyamwigendaho, kutizerana, gucana inyuma kw'abashakanye, guhorana ubwoba n'igishyika, umutekano utaramba, ubushyamirane n'imvururu z'urudaca, gucikamo ibice by'imiryango, kwirengagizanya ku bahuje isano y'amaraso, inarijye, kwihugiraho gusa n'ibindi nk'ibyo utarondowe. None se mu by'ukuri ubu ikiremwamuntu gikeneye iki? Tubirekere mu bubiko bw'amayobera se cyangwa hari icyakorwa? Ni mu kiganiro Ubumenyamuntu. Ikiremwa cyose gihumeka, yaba umuntu cyangwa inyamaswa, urupfu kuri byo nicyo kintu gitera ubwoba kurusha andi makuba yose. Kuva ku ngoma z'abami mu myaka ya kera bagiye bakoresha abanyabufindo ndetse n'abanyabwenge bakoresha imbaraga z'imyuka kugira ngo batange intsinzi ku rupfu. Byabaye inshoberamahanga kugeza ubwo abantu babyakiriye, ariko mu kubyakira nta muntu n'umwe ujya umenyera urupfu, kuko nta muntu uriho wabasha kwiyumvisha ukuntu napfa bizaba bimeze. Uretse kubyemera bya nyirarureshwa, ariko umuntu utarapfa ntabwo aba yumva ko yapfa. Akaba ari nayo mpamvu igihe cyose umuntu abuze uwo yakundaga ababara kuko aba atabasha kwiyumvisha uko yavuye mu bazima. Hari n'umuntu umara igihe kibarirwa mu myaka atarabasha kwiyumvisha ko umuntu we yapfuye koko. Ibi rero niko twabisanze, ariko igitangaje nuko dukuyeho abantu bapfa bisaziye, abicwa n'ibiza cyangwa impanuka, abandi basigaye bose bamburwa ubuzima n'abantu bagenzi babo. Iyo witegereje ukuntu abantu barema nk'ubwenge buhambaye, ntabwo wabasha kwiyumvisha impamvu umwe afata mugenzi we akamwica kandi abizi neza ko nawe mu kanya nk'ako guhumbira imbibi mushyinguyemo nawe ari buze kuba arimusanzemo. Ikindi ukareba ukuntu abantu batinya gupfa, ariko ukibaza uburyo babikorera abandi, ukibaza uti se hari ubereye gupfa? None se ni ubuhe buryo bwahimbwa ku buryo nibuze umutekano w'umwe ubusa nk'uwubakiye kuwa mugenzi we, ku buryo nashaka kumwica bose bapfire rimwe, bityo akajya atinya kwica undi kuko yaba ameze nk'aho nawe agiye kwiyica. Nta na rimwe mu bitangazamakuru ku mpande zose zo ku isi tutumva cyangwa ngo tubonemo intambara z'abantu birirwa bicana. Ibi ntibitangiye ubu, kuko amakimbirane yabayeho mu gihe cyose ku isi habayeho umuntu urenze umwe, babana, bakorana cyangwa bahuzwa n'izindi mpamvu. Akaba aribwo hatangiye kuba impamvu umwe afata umwanzuro wo kwica undi. Mu bintu bya mbere bihenda ibihugu kurusha ibindi ku isi, intwaro ndetse n'imishinga y'ubutasi biza ku mwanya wa mbere. Kandi bikagaragaza ko niba ibihugu byose byo ku isi biba bifite impungenge z'uko umutekano wabyo isaha n'isaha ushobora guhungabana, abandi bakaba barabuze agahenge nibuze ko iminsi ibiri baryama bagasinzira nta rusaku rw'imbunda n'ibisasu biturika. Birumvikana ko abatuye isi bose bafite inshingano zo kugira ubutwari butigeze bubaho mu mateka y'isi, bakarwana intambara yo guhuza ibitekerezo, bagahatana imyaka yashaka ikaba ibihumbi n'ibihumbi, kugeza igihe hazaboneka ingamba n'amahame yakoreshwa ariko ku isi hakaboneka amahoro. Hari abantu basa naho babereyeho abandi, badakorera amashimwe cyangwa amakuzo, ahubwo bakora bashaka impamvu zatuma ibintu biba byiza kurusha uko byari bimeze ejo hashize. Intwari zagiye zigerageza guharanira amahoro, n'abashakashatsi bakora ibikorwa by'ubudashyikirwa, bahanga amategeko abantu bagomba kugenderaho kugira ngo umuryango mugari wa kimuntu ubeho utekanye. Amategeko mbonezamubano na mpanabyaha nubwo abaho, ariko abantu buzuye amakemwa ndengamyumvire ku buryo kugeza ubu nta murongo uraboneka ibintu byose byagakwiye kugenderaho nta kidobya. Nubwo bimeze gutyo rero, mu rugamba bamwe bagenda bakira abandi bagakomereza aho ababanjirije bari bageze, tugenda tubona ibishya bigaragaza intambwe igenda iterwa mu gushakira ibisubizo ibibazo byabereye inguti ikiremwamuntu. Uyu munsi twahisemo kureba icyo ubushakashatsi ku mitekerereze ya muntu bumaze kugeraho ku nsanganyamatsiko igira iti mbese kuba inkoramahano birigwa cyangwa biravukanwa. Ikaze mu kiganiro Ubumenyamuntu. Psychology Today ni igitangazamakuru gikora kuri murandasi cyangwa kuri internet cyigisha ku mitekerereze ya muntu. Hari amakuru twagisanze bavuga ko hari abantu bamwe bagira kamere yo kwishimira kwica ndetse no guteza abandi ibibazo. Abantu babita abapsychopath mu rurimi rw'igifaransa cyangwa abapsychopath mu rurimi rw'icyongereza. Barangwa no kutagira umuntu, kutishyira umwanya w'abandi, ibi bigatuma bashaka guhindura abandi ibikoresho byabo mu buryo utapfa kumenya. Gusa icyo abenshi muri aba bantu bahuriraho nuko bakunda kuba bicanye cyane. Ni abantu baba bafite uburwayi bwo kutabasha kumva umubabaro n'ikibazo undi muntu wese yaba afite ngo abashe kwishyira mu mwanya w'abandi, ahubwo ugasanga anezezwa no kubona abantu bari mu makuba n'imiborogo. Usanga arangwa n'urwango rukabije ku bantu kandi utabasha kubona impamvu imutera kugira ubugome n'urwango rungana gutyo. Gusa abasociopath bagira umutimanama ariko ukora ku rugero ruto cyane, ku buryo n'ubundi ijwi ry'umutimanama we ritagira imbaraga zimubuza gukora icyo yagambiriye gukora. Michelle Tompkins, umuganga uvura indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Sacramento County Mental Health Treatment Center, yagize ati umusociopath ashobora kukwiba cyangwa akakwica, nyuma akaza kumva akajwi k'umutimanama we kamubwira ko yakoze nabi, ariko nyuma y'iminota mike agakomeza kuba wa wundi. Iri ni ryo tandukaniro rito riri hagati y'umusociopath n'umuspsychopath. Gusa icyo bahuriraho kimwe ni uko bose nta n'umwe ubasha kwishyira mu mwanya w'umuntu yateje ibibazo cyangwa se ngo yumve umubabaro yaba afite.
handikwa inyandiko ndetse hagakinwa na filimi nyinshi zigamije kwigisha rubanda uburwayi butera abantu kugira imico y'ubunyamaswa, ariko hajya hanaba abapsychopath n'ubundi bakora ibikorwa by'ubunyamaswa bigaragarira mu zindi nzira, ugasanga afite nk'abakozi akoresha by'uburetwa abahemba intica ntikize, hakaba n'abatagangarira mu kazi ariko kuri we ukabona ntacyo bimutwaye. Umusayikopathe kandi ashobora no kuba umuhanga mu buzima busanzwe, afite igikundiro cyinshi akanabengukwa n'abo badahuje igitsina, yewe akanamenya no kwigana amarangamutima y'abandi, akaba yarira mu bihe by'agahinda byaba bishimishije akishima akikurunga hasi kandi muri we bitamufasheho namba. Akaba ari nk'uko waba wambaye kuteri mu matwi urimo kumva indirimbo ugacishamo ukananyeganyega, hanyuma undi nawe akabyina kwigana kwereka ko arimo kumva ibyo nawe urimo kumva. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo abantu bazima barimo kureba amaraso y'abantu bishwe bazira ubusa, imitima yabo itera cyane bagatangira guhumeka insigane no mu biganza byabo hakazamo ibyuya, ariko ku basayikopathi bo ntabwo ariko bimeze, kuko iyo bari kureba amashusho nk'aya ateye agahinda ubona ntacyo bahindutseho. Hari ibimenyetso 9 biranga abantu bafite uburwayi. Icya mbere ni uncaring, bivuze ko nta bushobozi bwo kumva ibitekerezo by'abandi bagira. Mu bushakashatsi buheruka gukorwa ku mitekerereze y'abantu, iyi nenge yihariye nanone iranga abapsychopath yahawe izina rya default mode network, shallow emotions. Aba bantu by'umwihariko usanga batagira isoni cyangwa ngo amware mu gihe anyuranyije n'ibyo abantu bari biteze ko akora. Usanga batangaje cyane ku buryo ashobora guhemukira umuntu hahandi abantu bose baba bugufiye bamubwira bati ibintu wakoze biragayitse, ariko ukabona we nta kintu bimubwiye. Ikindi usanga badakunze kugira ubwoba ku buryo nk'iyo bamushyize imbere y'ibintu biteye ubwoba nk'intebe y'amashanyarazi bageragerezaho abantu bakoze ibyaha, we akomeza ameze nk'ibisanzwe ntabire ibyuya cyangwa ngo ubone umutima we wongereye umuvuduko watereragaho. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe na Bilbo Mayer mu 2012. Irresponsibility ni inenge ya gatatu iranga aba bantu, usanga batajya bemera uruhare bagize mu bibazo bateje, akabyemera yikiza ariko nabwo wareba ukabona nta kwigaya cyangwa isoni z'ibyabaye zimugaragaraho. Insincere speech ni inenge ya 4 mu biranga aba bantu. Umwe mu babyeyi bari bafite umwana ubana n'uburwayi bwo kwitwara nk'inyamaswa yagize ati, imbaraga zose nkoresha ngira ngo ajye ku murongo birangira zibaye ubusa kuko n'ubundi akomeza kwitwara nk'igisimba muri bagenzi be. Umukobwa wanjye sinzi uko nzabigenza rwose. Tekereza ko ashobora kubeshya ubona amaso harambuye nta kibazo, nyuma yo gutahurwa ko abeshya agakomeza kwimerera nk'uko yari ameze rwose ubona nta kintu bimubwiye, yewe ameze nkaho nta n'ibyabaye, ubona ibintu byose byoroshye kuri we. Abapsychopath usanga ubwonko bwabo butagira ubushobozi bwo kugaragaza amarangamutima nk'ayo dusangana abandi bantu. Urugero ruto nuko atajya abasha kumva uburemere bw'umuntu umubwiye ijambo ryo kumusesereza cyangwa ryo kumutesha agaciro. Ibi bigaragara mu gitabo cyanditswe na William et al. Mu 1991. Overconfidence ni inenge ya 5 mu biranga abapsychopath. Bigira icyizere kiri hejuru y'igikeneye kugeza ubwo bibabyara ubwirasi bukabije ndetse no kwiyumvamo ikuzo ritagira urugero. Uko kumva kungana gutya kumugaragaza nk'umwirasi mu bantu bose babasha guhura nawe, cyangwa iminota mike mwamara nayo abashe kuvuga ukumva, bituma ko afite ikibazo wakwita indwara y'ubwibone. Narrowing of attention ni inenge ya 6 mu biranga abapsychopath. Nta kijya kimukoma mu nkokora iyo atumbereye gukora ikintu runaka. Mukunze kubona kenshi nk'iyo turimo gukora akazi bibaho cyane ko umuntu ashobora kuza ku ruhande akaguha igitekerezo cy'ikindi kintu wahindura ku byo wari urimo gukora, cyangwa nawe bitewe n'ibyo urimo guhura nabyo mu mikorere y'akazi kawe ukaba wagira ibyo ugabanya cyangwa wongera mu kazi. Ku basayikopathi bo ntabwo ariko bimera, ubwo ibyo agomba gukora nibyo akora, ibindi biza nyuma. Nta gitekerezo cyo ku ruhande aba akeneye kumva. Ubu ni ubushakashatsi bwashyizwe hanze na Hayter and Newman mu 2006. Selfishness ni inenge ya 7 mu biranga abapsychopath. Ubushakashatsi bwa Clay yagaragaje ko banagira ubundi burwayi bwitwa pathological eccentricity and capacity for love. Barikunda ku rwego rudasanzwe ku buryo nta mbaraga zo gukunda abandi bagira. Inability to plan for the future ni inenge ya 8 mu biranga abapsychopath. Nta bushobozi bwo gutegura ejo hazaza bagira, babaho nk'abantu bazapfa ejo. Violence niyo nenge ya 9 ikaba ni yanyuma mu biranga abapsychopath. Bagira umushinya w'umuranduranzuzi, nta kubabarira bagira mu gihe barakaye kandi umujinya wabo mara igihe kirekire. Ibi bigaragazwa nuko bahora mu mirwano ndetse n'amakimbirane adashira. Ibintu byose bishobora kuba byaba impamvu ituma umuntu akora ibikorwa by'ubwicanyi nk'uburwayi bwo mu mutwe, kubura uburezi, gukoreshwa n'itangazamakuru ibintu utabanje gutekerezaho neza aribyo bakunze kwita media influence mu rurimi rw'icyongereza, imyemerere iganisha ku macakubiri, antisocial beliefs, kuba wararezwe n'ababyeyi babi, ubuyobozi bwo mu gace wakuriyemo n'ibindi nk'ibyo, ni ibintu birebwaho n'ishami ry'iyigamitekerereze ya muntu mu gushakisha impamvu zitera abantu gukora ibikorwa by'ubunyamaswa. Mu kinyejana cya 18 ubwo abashakashatsi benshi batangiraga guhaguruka bashaka impamvu itera abantu gukora ubwicanyi, inzobere mu mitekerereze ya muntu aribo ba psychologist bakomeje kugenda bavuga ko imico y'ubunyamaswa umuntu ayivukana yikuye ku babyeyi be. Banakomeza bavuga ko ushobora gupima igipimo cy'urugero rw'ubugome bw'umuntu hagendewe ku babyeyi be, aho bakomezaga gusobanura ko ni umwe mu babyeyi b'umwana ari umwicanyi biba bishoboka ko no mu bana azabyara y'abahungu cyangwa abakobwa naho hashobora kubonekamo umwicanyi.
Gusa abahanga mu mibanire y'abantu bari mu matsinda ari bo sociologist bagaragaza ko kuba umubyeyi w'umwana ari umwicanyi cyangwa akora ibindi bikorwa bibi bitavuze ko adakwiye kuzabyara kugira ngo n'umwana we atazaba umwicanyi, kuko umuntu biba bishoboka ko wamugorora kabone n'ubwo yaba afite udusigisigi mvamaraso tw'ababyeyi be. Aba sociologist bakomeje gukora ubushakashatsi bashaka kumenya impamvu itera abantu kuba inkoramahano. Baza gusanga urebye uko umuntu yavutse ndetse n'aho yakuriye byose bigira uruhare runini mu kuba byahindura umuntu inkoramahano cyangwa umugiraneza. Baza kwanzura ko imico y'umuntu ituruka ku babyeyi bamubyaye n'aho yakuriye, imyitwarire yo mu gace yakuriyemo, amasoko yagiye avoma mu bwenge nk'amashuri, itangazamakuru, ibiganiro agirana n'abandi n'abantu afata nk'ibyitegerezo bye, aba role models, ibi akaba ari byo bimugira umuntu runaka. Ishami rya biology ryiga ku miremekere n'imikorere y'uruhererekane rw'ibice bigize umubiri w'umuntu naryo ryemeza ko hari imikorere y'umubiri w'umuntu ishobora kumutera kugira imyitwarire ya kinyamaswa. Urugero nicyo twakwita heredity ituruka kuri neurotransmitter dysfunction. Ugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda wabyita ubumuga bw'imikorere idahwitse y'uturemangingo tugize ubwonko bw'umuntu dukora nk'imashini zishinzwe gusobanura no kubika amakuru. Bijya bibaho ko umubyeyi ufite ibibazo abihereza umwana we. Ahandi wabisanga ni muri theory ya Lombroso na Y chromosome. Imikorere mibi y'umubiri w'umuntu kandi ishobora kumutera kuba inkoramahano bitewe n'uburyo yangije ubwonko bwe akoresha ibinyabutabire cyangwa ibindi bintu bitukoza ubwenge bwe. Ibi bintu byaba imiti ikoreshejwe nabi cyangwa ibiyobyabwenge. Abahanga mu mitekerereze ya muntu mu bushakashatsi bwabo bugezweho bemeza ko kugira ngo umuntu amenye impamvu itera umuntu kuba inkoramahano ari inyigo isabye ubwenge bw'ikirenga, kuko nk'ubu hari ingero zagiye zifatwa mu igerageza ry'ubushakashatsi hamwe bagasanga nyina w'umwana afite uburwayi bwo mu mutwe, ise ari umwicanyi kandi afata n'abagore ku ngufu, ariko umwana nyuma yo kwigishwa akanajyanwa mu kazi akorana n'abantu bazima bikarangira nawe abaye umuntu muzima. Tutitaye ku mwaka abahanga batangiriye gukoraho ubushakashatsi mu kinyejana cya 19 bahererekanya ibitekerezo, bamwe bagatabaruka abandi nabo bakavuka bakomereza ku byo babanje banditse, hanyuma imyaka ikaba muri 300 bakaba bamaze kwanzura ko umuntu abi cyari cyo bitewe n'aho yakuriye. Ndumva ntaho umuntu yahera ashidikanya ko imyanzuro y'ubushakashatsi bwabo ifite ishingiro. Ku bantu baciye akenge bizwi neza ko hari imwe mu mico y'ababyeyi bacu itugeraho ku ngero zitandukanye, twaba tubishaka cyangwa tutabishaka, ariko ahantu byose bitandukanira n'ahantu ushobora gusobanukirwa impamvu igutera kuba ikibazo ku bandi. Uramutse ubashije kubona ko koko uri ikibazo kuri rubanda, bivuze ko no kubireka biba bishoboka cyane. Icyo iyigamitekerereze rifasha abantu kugeza ubu ni ukugaragaza impamvu zitera umuntu kugira imyitwarire runaka, ariko iki kigoranye ndetse kikinakorerwa ubushakashatsi ni ukumenya impamvu zidahinduka dushingiraho tuvuga duti umuntu umeze gutya cyangwa ugaragaza ibimenyetso ibi n'ibi aba umwicanyi cyangwa akaba umugambanyi, bikanaturinda kugira ibimenyetso bihindagurika. Gusa uko mubona abaganga bataragira ubushobozi bwo kuvura indwara zose, abenjeniyeri mu bukanishi bakaba batarabasha gukora indege cyangwa imodoka zidakora impanuka, ni nako abaganga mu mitekerereze ya muntu bagikomeje kwegeranya ibitekerezo badufasha kwisobanukirwa ndetse no gusobanukirwa abandi, kuko ari byo bishingirwaho kugira ngo hagabanywe amakimbirane hagati y'abantu. Psychodynamic therapy ni ihame ryavumbuwe n'umuhanga Sigmund Freud mu mwaka w'1800, hanyuma mu mwaka w'2005 riza kwemerwa nk'ihame ngenderwaho mu gusobanura impamvu zitera umuntu kugira imyitwarire runaka. Umuhanga Sigmund Freud yavuze ko umuntu wese agira ibisigazwa ngengamitekerereze ye bituruka mu bintu yahuye nabyo akiri umwana, akaba ari nabyo bikomeza gukurikirana umuntu mu mikurire ye. Agaragaza ko mu myitwarire y'umuntu harimo ibice bitatu biwugenga, reka tubyite nka porogaramu eshatu ziba mu muntu, arizo ID, ego na superego. ID ikaba igenga ibintu buri muntu wese akenera mu buzima bwe nk'ibitunga umubiri, gusinzira n'ibindi nk'ibyo twese twisanga duhuriyeho nta kintu wabihinduraho. Ego yo rero ni igice kiyobora ID. Ukuntu ego ikora ni ukuvuga ngo niba umuntu akenera kurya ariko ntabwo aba agomba gutegekwa n'inda, aka akaba ariko kamaro ka ego. Naho superego yo wayita nka porogaramu umuntu aremanywe imufasha gushyira mu gaciro ndetse no kumenya ibikorwa bijyanye n'ubumuntu cyangwa ubunyamaswa. Abahanga mu iyigamitekerereze bemera ko umuntu ukora amahano ego ye iba itabasha kuyobora ID. Ikindi gishobora gutuma ego ye itagira imbaraga harimo no kubura ubumenyi buhagije ku bijyanye n'imibanire y'abantu, kubaho wishingikirije ku bandi ndetse no kuba munsi y'imyaka y'ubukure. Abandi rero bavuga ko ubugizi bwa nabi ari igikorwa kiva mu byumvo byuzuye ubugome ndetse n'ubushobozi buke bwo kudashobora gutegeka amarangamutima yawe. Amygdala ni agace kihariye kaba mu bwonko bw'umuntu kavumbuwe vuba aha n'itsinda ry'abashakashatsi b'abaganga b'inzobere mu mikorere y'ubwonko bw'umuntu bafatanyije n'inzobere mu mitekerereze y'abantu, bavumbura ko aka gace gashinzwe ibijyanye n'imikorere y'amarangamutima y'umuntu. Mu bushakashatsi bakorewe ku nkende babonye ko iyo inkende amygdala yayo yangiritse iba itabasha kugira ubwoba namba, ku buryo ibishobora gufata inzoka ya cobra ari nzima. Inkende idafite ikibazo mu bwonko bwayo yo ntishobora na gato gutinyuka gukora ibintu nk'ibi. Nyuma y'uko abashakashatsi babonye ibimenyetso ku nkende, bakomereje igerageza ry'ubushakashatsi bwabo no ku barwayi bo mu mutwe banezezwa n'ubwicanyi no gukora amabi aribo psychopath. Hanyuma basanga nabo bagaragaza ibibazo nk'iby'izi nkende zifite ibibazo muri amygdala, kuko nabo ubwonko bwabo basanze bufite umubyimba uri munsi y'ubwonko busanzwe, aho igice cy'ibumoso cy'ubwonko bwabo kiba kigabanyutseho nibuze 17.1%, naho icy'iburyo kikaba kigabanyutseho 18.9% ugereranyije n'ubwonko
bw'abantu basanzwe. Kuva ubuvumbuzi bwashyirwa hanze mu mwaka wa 2012 byahise bihingufira itsinda ry'abashakashatsi bakaba bakomeje kwiga kuri amygdala. Ubundi bushakashatsi bwakozwe na Caspo mu mwaka wa 2002 bwagaragazaga ko umwana wakuriye mu muryango umutoteza cyane, akubitwa, atukwa ndetse akanafatwa nabi, usanga mu mikurire ye agira ubwenge bwinshi ariko bujyanye no kumenya guteza ibibazo mu bandi. Boaz Locha na Claudio Pujo mu mwaka wa 2014 baje bunga mu byo mugenzi wabo Caspo yashyize hanze, nabo bagaragaza ko umwana ufite uburwayi bw'akajagari ko mu mutwe mu myaka y'ubugimbi cyangwa ubwangavu bwe ari byo bita adolescent conduct disorders and conviction due to violent behaviors, bagaragaje ko uyu mwana aba yaragiye ahura n'umubabaro mwinshi mu mikurire ye bikagira uruhare runini mu mibanire ye n'abandi. Ibikorwa byuzuye ubunyamaswa byakozwe n'abanyapolitiki b'abiyahuzi byagiye bishyira mu kaga umubare munini w'abatuye isi. Iyi akaba ari nayo mpamvu abashakashatsi bose twavuze mbere bakomeje gukora badahwema bashakisha impamvu ishobora gutera umuntu kugira imyitwarire itarangwamo imbabazi namba. Kuko ufata urugero kuri miliyoni zirenga 70 z'abantu baguye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ukareba jenoside yakorewe abayahudi yahitanye abarenga miliyoni 6, iyo mu Rwanda yahitanye abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa, iya Cambodia n'ahandi, bigaragaza ko mu bitekerezo bya muntu harimo ubwira buteye ubwoba. Ikindi kibabaje ugasanga buri gihe ibi bintu biza bifite umwihariko wabyo ku buryo biba bigoye kumenya neza inzira bicamo kugira ngo bibe. Iyo umuntu avuze ku mpamvu zitera abantu kuba inkoramahano, benshi umutima wabo utekereza kuri jenoside zaba zarigeze kuba ku isi, kuko ariho hantu hagaragarijwe ubugome ndengakamere ku buryo ikintu cyose kibi cyatera umuntu umubabaro, jenoside ari rwo rugero rwiza rwagaragarijwemo ibyo bintu. Mu gitabo cyiswe Less Than Human cyanditswe na David Livingstone Smith, yagarutse kwica urubozo Hitler yakoreye abayahudi muri jenoside yiswe Holocaust. Uyu mugabo yitegereje ukuntu abaganga n'inzobere mu butabire bakoreshejwe na Hitler bagahimba uburyo bazajya bica abayahudi bakoresheje ibinyabutabire bihumanya. Abatwikwaga ari bazima, abandi bagacibwa ingingo bakabarekeraho batari bubone ubutabazi, bakazapfa umubabaro waramaze kubarenga, n'ibindi bikorwa birenze ubwenge bwa muntu. Byatumye umwanditsi yibaza ikintu gishobora gutuma igice kimwe cy'abantu gikorera iyicarubozo abandi bantu bene aka kageni. Umwanditsi David Livingstone Smith yari imbere mu bari munini w'abayahudi agaragaza intimba yatewe n'ibyababayeho. Yagiraga ati, ikiremwa muntu gifite ubushobozi bwo kugira ibikorwa byuzuye ubugwaneza ndetse n'ubwenge buhanitse, ariko ikiremwa muntu gifite n'ubushobozi bwo gukora ubugome n'ibikorwa by'ubunyamaswa nk'uko mubibona hano muri iki kirahuri. Imibiri y'abayahudi yishwe mu gihe cya jenoside ya Holocaust. Ibi ngibi bidushyira mu kibazo giteye urujijo rwinshi, ukibaza uti se ni gute ibiremwa muntu biva amaraso amwe bibasha gukora ibikorwa byuzuye ubugome bw'indengakamere ku rugero rungana gutya? Insoresore zo mu ishyaka ry'abanazi zari zishinzwe gushyira mu bikorwa ijambo ryose ritegeka risohoka mu kanwa ka Hitler, bo ibi babisobanuraga beruye, aho bavugaga ko abayahudi ari ubwoko buri munsi y'ikiremwa muntu, mbega badakwiye kwitwa abantu, ari imbeba, ko babagereranya n'indwara z'ibyorezo, ko bagomba gufatwa nk'ikizira ku bandi bantu, ko bagomba gutsembwa bakarandurwa burundu. Niba aba basore bari mu ishyaka rya Hitler ryari rifite umugambi wo gusiribanganya ubwoko bw'abayahudi ku ikarita y'isi, kuba Hitler yari yaramaze kubumvisha ko abayahudi umuntu akwiye kubafata nk'ibisabantu cyangwa se indwara y'ibyorezo ku bantu, birumvikana ko kuri izi nsoresore kubakorera iyicarubozo kuri bo babifataga nk'umugambi mutagatifu. Kwica abantu nk'abo bumvaga byagakwiye kuba inshingano ya buri mudage wese, bakanavuga ko nta kintu cyiza kibakwiriye, ko bafite umubiri ukweduka, ari abicanyi, abasazi n'amadayimoni. Nazi people were saying that Jews were monsters and madmen, ko bakwiye kubizira. Ibi bintu abanazi bakoraga, umwanditsi David Livingstone Smith yagaragaje ko byaturutse ku byo bita dehumanization, guhindanya ishusho y'abantu ubagereranya n'inyamaswa kandi ukabibatsindagiramo, ukabisubiramo inshuro ibihumbi n'ibihumbi, ku buryo abantu ushaka kuroga mu bitekerezo babura umwanya wo gutekereza ibindi, noneho ugasanga ubwenge bwabo bwerekeye mu gushaka ukuntu aba bantu atari biremwa nkawe, ko ari umwanda cyangwa ibizira, kandi bikarangira babyemeye. Ibi rero ntago biza gusa ngo abantu bisange biswa abanazi cyangwa interahamwe ngo bahite batangira kwica. Hari inzira bicamo kandi zumvikana. Abasesenguzi muri siyansi ya politike bavuga ko kugira ngo jenoside ijye kubaho hari inzira zigera ku 8 bicamo kugira ngo bigere aho uruhare rumwe rukuza urwango birangire bibaye ubwicanyi n'iyicarubozo. Inzira ya mbere twaheraho jenoside icamo kugira ngo ibeho niyo bita classification, bisobanuye gucamo ibice cyangwa gushyira mu byiciro. Mu mico ndengamipaka iboneka mu moko yose yo ku isi, usanga haba hariho ibice abantu babarizwamo ugendeye ku bintu bitandukanye. Ushobora kubacamo ibice ugendeye ku moko yabo, uduce babarizwamo, uruhu rwabo, idini basengeramo, ururimi n'ibindi. Uko kwicamo ibice ko abantu bagendeye ku bintu bibatandukanye bikunze kubyara ibibazo iyo hadafashwe imyanzuro hakiri kare. Dore umuti wabyo ni ugushyiraho ubukangurambaga ndetse no kwigisha cyane, ukerekana ko kuba abantu batandukanye bibafasha kuzuzanya aho kuba ikibazo cyo kubarema amacakubiri. Ikindi ukareba niba wenda itandukaniro ryabo rifite ishingiro, kuko hari amatandukaniro ubona nta kintu na kimwe ashingiyeho. Icya kabiri, inzira ya jenoside icamo kugira ngo ibeho harimo no kugira ibimenyetso biranga igice runaka cy'abantu, ari byo bita symbolization. Ibi bimenyetso usanga bishingiye ku bintu bitandukanye, imyenda bambara, amabara bahurizaho nk'ibimenyetso bibaranga. Ibi byose iyo byivanze no kwicamo ibice ndetse n'urwango bibyara jenoside.
urugero ni nk'ikimenyetso cy'agatambaro k'umuhondo abayahudi bari bategetswe kwambara. Aka gatambaro kasobanuraga ngo umuyahudi uri munsi y'ubushobozi bw'abanazi. Abateguye jenoside nabo baba bagomba kugira ibimenyetso bibaranga n'imyambaro kugira ngo bamenyane hagati yabo. Amatsinda y'abantu bagomba gutandukana bitewe n'ibintu bibahuza, ariko iyo byajemo amakimbirane ni imwe mu nzira zituma urwangano rwihuta, kuko kumenya uwo wanga birakorohera kubera bafite ikimenyetso cyihariye. Dehumanization ni uburyo bwa gatatu bukoreshwa hategurwa jenoside. Mugafata nk'abantu runaka mukabageranya n'ibisimba cyangwa ibindi bintu bibi byose. Mwakunze kumva amagambo yakoreshejwe mu icengezamatwara rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubwo abanyarwanda bamwe baciwemo ibice n'ubuyobozi bubi bwariho, bitaga bagenzi babo b'abanyarwanda inzoka, inyenzi, inyangarwanda n'ibindi nk'ibyo. Iyo bigeze kuri iki cyiciro cya gatatu jenoside icamo kugira ngo igeraho iba, urwangano ruba rwamaze gukura cyane ku gice kimwe kirimo gutoteza ikindi, ku buryo uba usanga ndetse n'aya magambo atesha agaciro ikiremwa muntu acishwa no kubitangazamakuru nta nkomyi. Urugero rwa bugufi twarufatira kuri radio RTRM, aho abanyamakuru babasangaga bashishikariye kuba inzangano batukana, babikora kandi ubona bivuye inyuma. Umuti wabyo ni uko umuyobozi wese ugaragayeho gukandamiza ubwoko runaka mu gihugu cye agomba guhabwa ibihano, harimo no gusibirwa amayira, akabuzwa kugira igihugu na kimwe yubakamo ubucuti, bagahagarika imfashanyo zose zagenerwaga igihugu, bakanafunga ibitangazamakuru byose biba birimo kubiba inzangano mu baturage. Abayobozi mu bihugu bitandukanye bagomba guteganya ibihano bikomeye ku muntu wese wahingutse igitekerezo gifite aho gihuriye n'amacakubiri. Icyiciro cya kane jenoside icamo kugira ngo ibeho harimo no guhuza abantu bazifashishwa mu gukora iyo jenoside, aribyo bita organization. Jenoside yose aho iva ikagera isaba gutegurwa mu buryo buhenze cyane. Akenshi jenoside usanga itegurwa n'ubuyobozi bw'igihugu runaka bashaka kwikiza ubundi bwoko runaka. Iyo leta igatera inkunga imitwe yitwaje intwari idafite aho ihuriye n'igisirikare cy'icyo gihugu kugira ngo bizorohere ubuyobozi bw'icyo gihugu guhakana uruhare rwayo mu itegurwa ry'iyo jenoside. Ugasanga nk'umuyobozi ufite igihugu kirimo kuberamo ibyo bibazo by'amacakubiri, mu gihe abajijwe niba ubuyobozi bwe budafatanyije n'ubwoko buri gukandamiza ubundi, ukumva arabyitarukije wenda avuga ati ni udutsiko tw'abantu bafite intwaro barwanya ubwoko ubu n'ubu, ubuyobozi bwanjye nta ruhare rubifitemo, gusa turimo kubirwanya. Iba ari ukuyobya uburari no kwikiza kugira ngo yivane imbere y'abanyamakuru, kuko nyuma yaho aca ruhinga agatera imitwe inkunga, bagahabwa amahugurwa, bakanigishwa intambwe ku ntambwe uko bazabigenza mu gutsembatsemba. Urugero twafatiraho rw'imitwe imeze gutya ni nk'abajanjawidi bo muri Darfur. Ubu usanga ari umutwe w'iterabwoba ukorera mu gihugu cyangwa mu gace runaka, ariko ukorera mu kwaha kwa leta mu ibanga. Abayobozi b'iyi mitwe bagomba gufatirwa ibihano bitajenjetse nko kwimwa impusa zo kujya mu bindi bihugu, ndetse n'umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro ku isi ukohereza intumwa zidasanzwe gukora ubugenzuzi bakamenya neza impamvu itera ayo macakubiri. Polarization ni uburyo bwa gatanu bukoreshwa mu itegurwa rya jenoside. Abategura jenoside bakora ibishoboka byose bagatandukanya ubwoko n'abandi bantu, bakabuza ubwoko bumwe gushyingiranwa n'ubundi, kubatera ubwoba ndetse no kubatoteza. Iyi mitwe iri mu bwoko buhohotera ubundi iba igomba kurwanwa n'imbaraga mpuzamahanga zishyize hamwe. Gufata ubutegetsi binyuze mu nzira z'amacakubiri bikarwanwa ku rwego ruhagurukiwe. Preparation, gutegura ibizakorwa, nicyo cyiciro cya gatandatu jenoside icamo. Habaho gukora urutonde rw'abazicwa n'uko bazicwa, ibikoresho n'amafaranga bizakoreshwa muri icyo gikorwa. Mbega nk'uko umuntu ategura undi mushinga wose mugari. Umuryango mpuzamahanga uba ugomba guhita utangaza ko iyo ari jenoside, hanyuma bakohereza byihuse umutwe ufite intwaro muri ako gace karimo kuberamo jenoside mu buryo bwo kubungabunga amahoro, bakarinda cyane igice cy'ubwoko kirimo guhohoterwa. Extermination, ariko gutsembatsemba, biza aricyo cyiciro cya karindwi mu biranga jenoside. Aha noneho ya mitwe yateguye ifite intwaro ihita itangira gutsembatsemba ku buryo bweruye. Babikora ntacyo bishisha kuko baba barababwiye ko abo bagiye gutsembatsemba atari abantu nkabo. Aha noneho biba byahindutse jenoside yeruye, ku buryo noneho na bamwe mu basirikare bo mu gihugu jenoside irimo kuberamo nabo bajya gukora ubwicanyi bari kumwe n'imitwe yatojwe gutsembatsemba. Aha UN Standing High Readiness Brigade na AU Response Force n'izindi mbaraga ku rwego rw'akarere igihugu kirimo kuberamo jenoside giherereyemo. Umuryango mpuzamahanga uharanira amahoro ku isi uba ugomba guhita utanga uburenganzira, buri mpande zose zigahita zitanga ubutabazi bwihuse bushoboka, harimo kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro muri icyo gihugu kirimo kuberamo jenoside, indege ziza guhungisha abari gukorerwa ubwicanyi, ndetse no gutwara abakomeretse ngo bakorerwe ubuvuzi bwihuse, imfashanyo z'ibyo kurya, kwambara n'imiti. Genocide denial ni icyiciro cya nyuma mu biranga jenoside. Ni ukuyihakana no kuyipfobya ku bashinjwa kuyigiramo uruhare. Iki cyiciro cyo gupfobya no guhakana jenoside nicyo kimenyetso sinkusiga mu biyiranga. Abakurikiranyweho jenoside bashaka uburyo basiribanganya ibimenyetso byose byakwerekana ko jenoside yabaye, harimo nko guhisha amakuru yerekana ibyobo byajugunywe mu mibiri y'abishwe muri jenoside ngo badakorerwaho ubushakashatsi, gutwika imibiri y'abaguye muri jenoside, gutesha agaciro zimwe mu nkuru zisobanura uburemere bwayo bashaka kuyihindurira ishusho bayita ikindi kintu kitari jenoside, kwica no gutera ubwoba abatangabuhamya n'ibindi. Ugasanga barimo kwitambika abashaka gukora iperereza ku byabaye bagatsimbarara mpaka kugeza ubwo hakoreshwa imbaraga za gisirikare zibatsimbura ku butegetsi, cyangwa zibinjiza mu buroko, cyangwa bikarangira bahungiye mu bindi bihugu kugeza igihe bazafatwa bagashyikirizwa ubutabera bagakatirwa ibihano bibakwiriye.
uteye ijisho gato kuri jenoside yakorewe abatutsi ubona ko ari jenoside yari ishingiye ku bujiji bukabije, kuko usubije amaso inyuma ugashaka kumenya nibuze mu biranga ubwoko runaka wavuga ko batandukaniyeho, usanga nta tandukaniro na rimwe ubu bwoko bwagaragazaga. Urebye igisobanuro cy'ubwoko mu nkoranyamagambo zo mu ndimi mpuzamahanga, busobanurwa nk'itsinda ry'abantu bahuje igisekuru, ururimi, umuco, uruhu ndetse n'igihugu. Ibi bigatuma bagira imyambarire isa, imyemerere bahuriraho, ibyo kurya bakunda ndetse ukanabona basa. Igitangaje ku banyarwanda bo ibi byose udakuyeho na kimwe usanga babihuriyeho bose, ahubwo ugasanga wabita ubwoko bumwe aho kubita abiri. Ukuntu rero abayobozi bariho icyo gihe bashutswe n'abazungu kugeza ubwo ubwoko bwiswe abahutu bwishe abatutsi ni ikintu gitangaje, kuko amateka y'u Rwanda agaragaza neza ko izina umututsi ryasobanuraga umutunzi utunze inka nyinshi, hanyuma umuhutu akaba umuhinzi. Hari n'igihe wabaga ufite umuvandimwe mwonsi ibere rimwe n'ababyeyi bose mubahuje, hanyuma akitwa umuhutu nawe ukitwa umututsi, cyangwa se ukaba warigeze kuba umuhutu uri umuhinzi nyuma wazagira ubushobozi bwo gutunga inka bikarangira nawe wiswe umututsi. Jenoside yabaye mu Rwanda, inararibonye mu gusesengura amahano nk'aya bayisobanura nka jenoside ishingiye ku bujiji buteye isoni. Uyu ni mwarimu Julius Nyeri wahoze ayobora igihugu cya Tanzania, aho yakomozaga kuri jenoside yakorewe u Rwanda agira ati abanyarwanda bahuje ururimi, bagahuza ubutaka n'ibindi, amacakubiri yabo ashingiye kuki? Hari amayeri matinda abakoloni bakoresheje kugira ngo amacakubiri mu Rwanda ashoboke. Ijambo diviser pour régner risobanuye ngo teza amacakubiri kugira ngo ubashe kuyobora. Muri siyansi ya politike ndetse no muri sociology, nka siyansi ziga imibanire ndetse n'imiyoborere y'abantu, kubabwira ijambo bahita bumva vuba icyo ushatse kuvuga. Ni amayeri abakoreshwa mu gihe ushaka kuyobora abantu, kubacuruzamo ibicuruzwa, serivisi cyangwa ibitekerezo byawe, hanyuma kubera kubona bunze ubumwe bakaba banashyize hamwe ukabona ntaho wahera ubameneramo. Igishoro cya mbere kugira ngo ubashe gushobora abantu kiba kubatezamo amacakubiri, bagacikamo ibice bakamarana, ibyo batunze bikahangirikira. Imbaraga zabo zari zari mu bwenge, izari mu nyandiko n'iterambere bari bagezeho ryose bigasubira mu itangiriro. Aha nta kabuza uhabwa ijambo kuko ubuje nk'umukiza w'umutunzi n'ubwenge ndetse n'ibindi, kandi ukabaje mu gihe cy'ibibazo by'ingutu. Gucengezamo abantu amacakubiri birashoboka nubwo umuntu yaba ari mwiza ati, ushobora kumuyobya akisanga arimo gukora amahano. Tugendeye ku by'abahanga mu mitekerereze ya muntu bagaragaje twavuze mbere, birashoboka rwose, kuko uko ikintu gitoje umuntu akiri muto agakunda kucyumva inshuro nyinshi muri we, yisanga asigaye cyemera nawe atazi uko byamujemo. Ibi mu ishami ryiga imitekerereze ya muntu babyita paradigms cyangwa repetition of information, bivuze ko umuhanga mu icengezamatwara aba afite guhindura umuntu runaka ku buryo n'umubyeyi waba ashobora kumubona ntiyemere ko ari we wamubyaye. Uyu ni Hitler arimo kugeza ijambo ku bana b'abasore b'abasirikare agira ati, umwana w'umusore w'umudage agomba kuba ananutse, afite imbavu ndende, abangutse nk'umwambi, yumutse nk'uruhu kandi akomeye nka ferabeto. Nabo barasubiza bati, turabyemeye kandi nta cyadusubiza inyuma, tugomba kuba ubwoko bushya buri hejuru y'andi moko yose. Aya makuru nayo bakusanyirije nyakuye mu bitabo nka Less Than Human na Criminal Psychology no mu gitangazamakuru cyitwa Psychology Today. Njye wabagezaga aya makuru ndi Kayishunge Etienne. Ndabashimira kuba mukurikira ibiganiro tunyuza kuri Mwarimu Show. Wakora subscribe niba utarayikora, ukanakanda kuri iyo nzogera uhita ubona nyuma yo gukanda kuri subscribe, kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona akamenyetso ariko notification kuri telefone yawe kakwereka ko hari inyigisho nshya twashyize kuri Mwarimu Show. Tunakeneye kandi inyunganizi mu bitekerezo, ukatwereka icyo twakosora cyangwa twakongera mu mikorere yacu kugira ngo turusheho kunoza uyu murimo twiyemeje wo gusangira ubumenyi. Ikindi, niba wanyuzwe n'inyigisho ziri muri iki cyegeranyo, ntiwibagirwe kugisangiza abandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook n'izindi, ukanze aho hasi gato ubona handitse ngo share. Murakoze.